nongeye kubasuhuza abakunzi ba Beni Grace TV. Kano kanya rero nje kubabwira inkuru. Ni umumama ukiri muto. Aragira ati ngende umumama ndacyari muto, nabayeho nk'abandi bana bose, nkora ndi imfubyi ntazi papa, ariko mu nyuma nza kumumenya. Usibye kumenya nta nicyo byamariye, gusa nakuzwe nderwa na nyogokuru. Mama namusanze, nakuze nisanga kwa nyogokuru byara mama. Hanyuma maje kwisanga kwa nyogokuru byara mama, nkurira aho ngaho. Maje kuba mukuru mama arapfa. Hanyuma maje gupfa, biba ngombwa yuko shakisha papa kugira ngo ndebe ko hari icyo byamfasha, ko nabonaga ntabayeho neza. Hanyuma nza kujya gushakisha papa, ngerageza kumushaka ndamubona, ariko kumubona n'ubundi ntabwo yigeze ashaka ko menya umuryango we. Gusa nta kibazo, n'ubundi nari narabimenyereye ndabyakira. Naje kumubona, kumumenya byari bihagije, bishimishije, kuko n'ubundi sinakuranye nawe, sinamwiyumvagamo. Nakuze nisanga mu muryango wo kwa mama. Hanyuma rero mu nyuma nza kuba umwana w'umukobwa nkiri mutoya, nza gukora akazi ko mu rugo, bivaho ndongera ndabivamo, ndongera asubira mu rugo. Hanyuma mu nyuma mba mu buzima bubi cyane, nabwo bwatumye gushaka papa, ariko kumushaka n'ubu ntacyo byamfashije. Icyakurikiyeho rero nuko naje kukuba inkumi, mbaye inkumi, nza kumenyana n'umwana w'umuhungu. Hanyuma turakundana, njye naramukundaga nyine mu myaka yanjye. Hanyuma nyuma nakundaga gusenga, ariko aza kunshyira muri mudu, ambwira yuko ashaka ko dukora ubukwe. Nari umwana, nta muntu nagishaga inama, nta mubyeyi nari mfite, nta papa nta mama, nta muntu afite wo kugisha inama. Ndavuga ngo ngiye mu rukundo, hanyuma ngiye kubaka urugo rwanjye. Mu nyuma icyakurikiyeho, umuhungu yaje kuntera inda. Mu kuntera inda nza kumubwira ko ntwite, araseka aranyihorera. Hanyuma hashize iminsi umuhungu mikeya aza gusohora save the date, avuga yuko nza kubona ko umuhungu wari gupanga gukora ubukwe, nanjye turi gupanga gukora ubukwe, asohora save the date n'undi mukobwa. Ndabibona ndabyakira, ariko mu kuryamana nawe yahise antera inda. Ndifubyi, nta mama ngira, mama yarapfuye, papa nawe ntanyitayeho. Kumenya ko ntacyo byamfashije. Hanyuma nza gutangira guhura n'urugamba rukomeye. Wa muhungu rero mu kumenya ko ntwite, icyo yansabye kwikuramo, ndamuhakanira, ndamubwira ntabwo bishoboka, sinigeze mbaho. Nakuriye mu buzima bwo kutagira umubyeyi w'umugabo. Ntabwo rero nifuza ko umwana wanjye yazakura muri ubwo buryo. Nta kindi ngusabye, niba utifuza yuko uyu mwana yaba uwawe, ntacyo, gusa uzamumenye nk'umubyeyi. Ngewe nzirwariza. Arambwira ko nguzirwarize niba wanzi ko tuyikuramo. Yasabye kuyikuramo, ndabyanga. Hanyuma arambwira ati niba utifuza yuko tuyikuramo, yenda guha amafaranga ariyo yose tuyikuremo. Ntabwo nshaka umwana, ntabwo ndi ready yo gusiporta umwana. Ndamuhakarira, mwe ntabwo byakunda. Akajya nteza bagenzi be bankanga. Ndababwira ntabwo byakunda, ntabwo uyu mwana yapfa nanjye napfuye. Umwana nakomeje kunambana nawe, birangora kurya, kugira gute biragorana, ngenda mbaho nabi. Ariko umwana inda nza kurwana nayo. Mu nyuma rero umuhungu yari afite ubushobozi, ariko yanga kumfasha, ndatwita, ndabyara. Hanyuma kubyara kwanjye nagiye kwa muganga ameze nk'ikihebe, nta mwenda w'umwana. Namwe murabyumva, nari nk'imbobo, nta mwenda w'umwana. Ndagenda, nari ncumbitse ahantu ariko mfite ubukode. Hanyuma ndagenda, umwana ndamubyara rwose. Muzi kubyara ukamara kubyara ukabura igikoma cyo kunywa, inzara ikakwica. Inzara yaranyicaga, nkagenda nkajya ku mugezi nkagotomera amazi yo kuri robine. Umwana akarira, akagera aho abura amashereka. Umwana akarira, nkagenda nkanywa amazi, umwana yonkaga amashereka. Ubwo mu bitaro nabo bari baranzirikimo ko nabyeyi bambazi, nta mafaranga afite. Ubwo buzima ndasonda, avana umwana wanjye nzamunambaho kugeza igihe Imana izabishakira. Sinshobora guta umwana wanjye nk'uko ntarezwe n'ababyeyi. ngiye ngomba kunambira umwana wanjye. Wa muhungu nza kumwandikira ko nabyaye, naheze mu bitaro, ntiyagira icyo amfasha. Ahubwo mbere yuko mbyara, ngarutse nyuma gato, yari yarambwiye ati dore amafaranga, ngiye kukohereza amafaranga, hanyuma uzagure ivarisi yo kuzashyinguramo uwo mwana. Mwumve namwe icyo kintu. Ibyo ndabyakira, ndamwihorera. Amafaranga yampaye nta kintu yari amaze, nayakoresheje ngitwite.
ariko murabibona ndi mu buzima bushariye, nta muvandimwe, ntawe ngisha inama, nta mubyeyi, nta kintu na kimwe, byose ni mu mutwe, kandi nanjye ubwanjye nari umwana mu mutwe. Umwana ndihangana, turanambana, mu nyuma nza kubona abagira neza mu bitaro babamo, baranyishyurira, nsohoka se ubundi ubwo najyaga hehe, nta kibazo. Gusa nyine Imana igenda ica inzira, mbasha kubona aho nihengeka, ariko nabwo handi nihengekaga ni ukuvuga ngo kwezi kwari kugiye kurangira, nyirinzu ati nawe ukampa inzu yanjye, nabyo ndabireka mvamo njya kuba mu baturanyi, nabo nyine bakagenda bandambirwa gutyo, ariko ubuzima burakomeza, nkomeza kunambira umwana wanjye nawe nkiri na mutoya. Mu nyuma wa muhungu rero kwa kuri nafataga telefone ngaposta umwana wanjye, yafata akayikuraho, ahubwo ugafata wa mwana wanjye nawe akamupostinga, ukabona ari fier yuko afite umwana, akamupostinga, ariko nta kintu amumariye. Ndi kubwirirwa ndaburara, isi afite ubushobozi, umwana arabwirirwa araburara, isi afite ubushobozi, ariko akishimira kumupostinga gusa. Hanyuma rero mu nyuma yaje kunyandikira kumvugisha, arambwira ngo nzamuhe umwana we ko njye ntamushoboye, ndamuhakana, ndamwana ntabwo byashoboka, ntabwo nakikuraho umwana w'uruhinja. Ati rero niba utamumpaye uzimenye, uzikoce. Ndamubwira nta kibazo, uko yabayeho n'ubundi kuva mutwite kugeza aka kanya nzakomeza kunambana nawe. Hagati aho rero imiryango ye yaje guhaguruka iranzira, batangira process zo gushaka kunyaka umwana, nanjye mbabera ibamba, ndababwira niba mukunze uyu mwana wanyu ni mumufashe, hana kira cyakeneye nyina, ntabwo byakunda yuko mbaho umwana wanjye. Imiryango rero umva yari ifite amafaranga, ishaka kunyama umwana biranga, itegeko riranga rirabatsinda, ndababwira ntabwo byakunda, umwana wanjye nzamanambana nawe kugeza ku ndunduro. Byaje kugezaho noneho umwana wanjye baramwiba, mera nk'umusazi. Umwana wanjye baramunyibye n'icyumweru naramubuze, mera nk'umusazi, niho ubwonko bwanjye bwari buri. Hanyuma kubw'amahirwe hari umuntu waje kundangira aho baherereye, ndagenda njya mu buyobozi musubiza umwana wanjye. Najyaga njya kumureba ntaraca mu sinari nzi ibyo ari byo, bakanyirukankana ishize imbwa zabo. Mutekereze namwe ku mwana nabyaye ndimo ndirukankanwa n'imbwa zabo. Ibyo ndabyihorera, baza kungira inama, njya mu buyobozi, umwana wanjye ndamuhabwa. Hanyuma nyina umubyara w'ubwe yarambwiye nkigere bati ntiwemerewe kwinjira muri iyi nzu, ndamwihorera. Nyuma yaho rero ubwo naje kujya ngeraho isa akamvugisha, akambwira ati mu mwana, ndavuga igihe ntabwo nshaka, kubera ko muri mind yanjye narakuze nafite umubyeyi, naravuze ntabwo nshaka ko umwana wanjye azakura yiyumvira ibyo bintu. Nyuma yaho yaje kujya ku mwana nkamumuha, akagenda akamusura, ariko noneho agashaka kumufatira. Noneho nyuma nza kumenya ko umwana yarwaye, tutari kumwe, njya kureba umwana, umuntu arambwira ati uraho ngaho, umwana wawe yarwaye. Ndagenda ngiye kumureba, umwana nyina n'uburakari bwinshi n'agasuzuguro kenshi aranyiyama, arambwira ati ntabwo wemerewe kwinjira, anteza za mbwa ziwawe. Ndamubwira nti gute ntashobora kwinjira kureba umwana wanjye nabyaye, umwana nagiriye kugisa, umwana nabazwe kubera we, mukaba mumbuza kureba umwana wanjye. Ndavuga ni edaye mumpe umwana wanjye. Namuhereje kuza kubasura, n'ibyo kubasura ndabona mushaka kumufatira, nanone mumpe umwana wanjye. Uyu mwana ntacyo ufite umuha. Ubwo nyine ati mwana urashaka kumwicisha inzara, undi ati impuhwe mutangiriye cyagiye nari ndi kuze, mutamugiriye yonkaga amazi, ntabwo ubu ngubu nta kintu azaba. Izo mpuhwe mutamugiriye, icyo gikoma mutamuhaye yabayeho kandi azabishwaho n'abandi bantu bafite ubugereza kandi azabaho. Ndabyumva nta bushobozi mfite, ariko nanone nta mpamvu mufite zo kumfatirira umwana, kuko ntabwo mumukunze kundusha. Umwana natwise njyenyine, nkamugira ku gise, nkamurara, nkaryama kubera uwo mwana, nubwo ntafite ubushobozi nk'ubwanjye, ariko uyu mwana aracyari mu maboko yanjye. Ubwo rero bagatsindwa, umwana bakamuma nkisaza, nkamera nk'umusazi neza, nkisaza, bakampa umwana wanjye nkamucyura, mbizi neza ko ntacyo ngiye kumuha, ariko nkamucyura. Ese mutekereze, ati mugire ngo baramumpaga byibura bakampa n'ifu y'igikoma, ariko bamusohoraga uko. Izo mpuhwe za kibyeyi bazigiraga ari uko umwana arimo imbere, ariko basohokane bakaba bazi ko hari. Umwana nakomeje kubana nawe muri ubwo buzima butoroshye. Umwana wanjye arakura, mu nyuma isa aza kumbwira ati noneho ndashaka umwana, utu narakuze, nabaye umubyeyi, nshaka gufata umwana nkamushyira mu ishuri ryiza, ntisava, umwana amushyira muri prive. Ndagira ngo mbabwire yamwishyira igihembwe iki kimwe. Njye barambwiye ngo ndi imbobo, ndi mu muhanda, nubwo nabyaranye n'umwana wabo ntabwo nkwiranye nawe. Ndavuga nta kibazo, ariko ufite amaraso yanyu. Nuko isi
rero yiyemeza kumushyira mwishyura igihembwe kimwe, icya kabiri arabireka. Murumva neza ko umwana wanjye yarasafaringiye, umwana wanjye arakura, bigeze aho biranyura ndavuga reka nisubire mu cyaro aho batazongera kumbona uko bashaka. Naho basanzeyo baza kunterayo, baza mu mudugudu ndababwira nti sinshobora gutanga umwana wanjye, mundekere umwana wanjye uko azaho nzaba uko, aya niyo maraso yanjye. Nababwije ukuri ko ntashobora kubaho umwana wanjye. Mu nyuma rero umwana wanjye bashatse kumwiba ngo bamujyane hanze, ndabimenya ndishinganisha mvuga yuko umwana wanjye bashobora kumutwara, ariko kugeza n'ubu ngubu se yambitsemo ubwo bambwira yuko umwana namara gukura azamutwara kubera ko nta mafaranga afite. Ndabyumva nta mafaranga afite, ariko nkoresha uko ushoboye, nicyo nduhira. Ndabyumva uburenganzira n'ubw'umwana rwose, afite uburenganzira bwo kuba hashaka. Ariko se koko tuzajya tumara kubyara abana babange bambwire bati dore amafaranga, ndayibuka ijambo yambwiye ati dore amafaranga nguhaye yo kugira ngo uyu mwana uzamugurire ivarisi yo kumushyinguramo, hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo afata umwana wanjye ndekure, hanyuma njye ntangire ubundi buzima nuko ndi umukobwa. Ese mujya mutekereza uburyo inda iryana, mujya mutekereza uburyo igiseke iryana? Yego ni se nta wundi se ateze kubona. Ariko ibyo byose umuntu arabyirengagiza, akirengagiza ibyo yakubwiye, akirengagiza amagambo yakubwiye, ubundi agahitamo kuza kukubwira ngo mpereza umwana kuko akuze. Ese umwana abona ise kuko yavutse? Kuki mwanga abana kubera ko bakiri mu nda, mukabanga gusafaringana na ba nyina, mukishimira abana kuko mubabonye bakuze? Muba muzi ibintu ba nyina baciyemo. Umwana nawe umuntu amutwita uko umwana umuntu abana nawe muzima gusa niko agenda amukunda. Mu by'ukuri ubwo aramukunze kurenza ngewe wabanye nawe, cyangwa nukumva ngo n'uwanjye nyine naramubyaye nateye inda? Mumbwire namwe. Hagati aho ngaho rero iwabo baje kuvuga ngo umwana bamukwe bamujyane, ndabihakana ndababwira nti uyu mwana abayeho nabi, yego ndabizi, ariko se mumamariye iki? Ndamubimba. Hanyuma ubu ngubu barambwiye ngo bagiye kwisunga amategeko atwara umwana, gusa umwana ntaragira imyaka 7, kandi umwana nanjye ntabwo nifuza ko yabaho nabi. Kumwiba baramwibaga, nkongera nkagarura, kumubaha naramubahaga, kumusubiza bikaba ikibazo. Family ye yambwiye ko njye ndi imbowe mu muhanda, kandi ubu ngubu nabashe kubona akazi, nubwo ntariho neza, ariko umwana wanjye ntabasha kubura icyo arya. Sakindi genda ibyara ikindi, nabashe kubona icyo mureresha, ntabwo binyoroheye, ariko mbaho nk'abandi bose, nka safaringa nk'abandi bose, ariko nduhira uyu mwana. Mumbwire rero mbigenze. Ese koko nemere ndekure uwo mwana kugira ngo ndajya kuba mu buzima bwiza? Yego nk'umubyeyi nagatekereje cyane, nkavuga nti reka ndekure kugira ngo umwana wanjye abeho neza. Gusa icyo bambwira barambwira ati nitumufata tuzamujyana kure yawe, kandi nanjye ntabwo nemera ko bazankurira umwana mu gihugu ngo bamujyane. Gusa hari bambwiye ko njye nabimenyereye, ati gusa hari abambwiye yuko bitakemerwa ko umwana yasohokwa mu gihugu mu gihe natanze uburenganzira. Mu by'ukuri ntabwo nifuza kubura umwana wanjye, nubwo ntari mu buzima bwiza, ariko ubu ngubu nibeshejeho, ndakora ngakora nzi ko ngiye gukorera umwana, mbaho nkabaho nzi ko ngiye gukora ngiye nduhira umwana. Ese nimamara kumutwara njye nzaruhira nde? Hagati aho rero ati ndagira inama urubyiruko, abana b'abakobwa rwose tujye tugerageza gutekereza. Nubwo njye ntabonye ngira inama, ntabwo nakuze ngo mbone impanuro z'ababyeyi, ntabwo nabonye igiture cy'ababyeyi, n'uwo nita papa naramubonye, yego, ariko ndatekereza ko ngubu muri buri byose naciyemo nta na kimwe yamfashije. Nigeze yifuza ko menya umuryango we, namumenye nkuze. Yego. So rero hagati aho nk'urubyiruko ndagira ngo mujye mushishoza, abangana nkamwe niyo nama atanga, hanyuma mujye mushishoza mbere yo kwinjira mu bintu. Niba warasafarinze komeza safaringe mu byawe, wihungire ubwayo mu kigunda. Rero njye nabashe gufunguka amaso, ariko ndabwira abasigaye inyuma bagenzi banjye ati ndababwira yuko bajye bashishoza, bakareba umuntu ukubeshya, bakagerageza gushungura, bakibuka ubwo buzima bwe baciyemo, bakareka kubucishamo n'abandi. Umwana nta muntu uba waragusabye ngo kumubyara. Iyo nibyo yambwiye, ati umwana nta muntu uba waragusabye kumubyara, ni wowe waramubyaye, ugomba gusafaringana nawe. Abantu mukuramo inda mujye mugerageza mwibuke ko umwana n'umuziranenge, mujye mugerageza mubane nawe. Umwana abaho, umwana wanjye amaze gukura, umubonye ashobora kubanjya akanyuma, ariko byibura umwana akamuha. Arakuze nta kibazo, ntabwo akigeze arwara, ntabwo abayeho neza nyine nk'uko nanjye ntabayeho neza, ariko mbasha kubona icyo mbasha kubona, nubwo ntabasha kubona ibirenze. Uwo mwana nyine njye natekereje ko namara gukura nzamubwiza ukuri, ubwo nahitamo inzira y'iwabo nta kibazo, ntabwo namwangira ibibi, ariko nanone ndatekereza yuko aka kanya murekuye, ndahamya neza ko ibintu bamushyiramo bishobora gutuma umwana akura nyanga. Niyo mpamvu ndemera kuzamurekura, ariko nkamurekura azi ubwenge, aho agiye n'impamvu agiyemo, akamenya ko kuba murekuye atari uko mwanzi, ahubwo ari uko ngira ngo azabashe kugira ubuzima bwiza,
abashe kuzamuka neza, abashe kugira icyo yigezaho. Gusa nanone abahungu namwe aragira ati abahungu namwe mudutere inda mwarangiza mukajugunya, mwarangiza mukatubwira ngo tujye gukuramo ingo zanyu, twakaba kuzikuramo abana bamara kuvuka mukaza kudutesha umutwe. Ati ibyo nabyo ntabwo ari byo, niba wanze gufata responsibility ukiri muto ndeka ubwo nyine mureke, hanyuma yirwarize, hanyuma ntuzigire nawe ukenera kumenya uwo mwana. So rero aho ngaho ni inkuru yampaye n'inama yampaye kugira ngo mbabwire, hanyuma mugire icyo mukuramo. Mbashimire rero, nibaze yuko hari icyo mukuramo, cyangwa se nawe niba uri guca muri ibi ngibi hari icyo wakuramo. Iyo ni inkuru nahawe n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, yabaye umudamu akiri mutoya. So naho utaha, bye bye.